Imitungo itimukanwa hano mu Rwanda yarazamutse cyane, irahenze ku buryo usigaye ubona na kadasiteri y'ibyumba bine iri kugura miliyoni 200. Uramutse rero ukeneye nko kugura inzu nk'iyi mari, ntago wambwira yuko yakagucitse. Etaje y'ibyumba bine wa leta 3 imbere mu nzu iri ku muhanda wa kaburimbo hano Kabeza, ahantu heza. Etaje kuyikodesha urinziza amafaranga meza, nunayituramo urabutuye ahantu heza, ko nta hantu namwe uzahurira n'igitaka. Ngwino rero uhesha agaciro amafaranga yawe, wigurira ino mari ya etaje nziza iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 185. Nahereye imbere yaho murabibona ni nziza, ariko noneho no hanze ngwino mpakwere kureba. Iyi etaje ni nziza. Iyi ni short video irambuye urayisanga kuri YouTube channel yitwa Ruhimario Estate. Tuba twashyizemo details zose. Reka nyikwereke mu ncamake. Nabikubwiye ni etaje, hanze ni nziza, ifite design nziza kandi iragaragara neza. Parking yajyamo imodoka 3 z'amajipe. Aha rero igiye ifite ibiti byiza, hari ikagiraho n'umwanya wa jaride. Iyi nzu ni nziza, iriho amarangi meza. Aha rero naho twafite urugi rwiza, urugi rw'urubaho rukomeye. Ifite salo nziza irimo gypsum, salo nini yisanzuye, ubona nyine salo y'inzu ya etaje. Nabura kubabwira igikoni cyiza kirimo utubati twiza kandi kinini. Reba n'aya ma escalier ni meza, arasa neza. Sinagenda ntaberetse ko iyi nzu ifite ibyumba binini byiza byisanzuye.